Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ne Evangeliste Nzamuramba Tonesi ndi kumwe na mugenzi wanje Irabivivaguye David. Nkuko mubimenyereye hano tukunda kubagezaho ijambo ry'Imana n'uyu munsi twaje kugira ngo tubagezeho icyo Imana yadushyize ku mutima. Amen. Hari amagambo ari muri Nahumu ibice bibiri umurongo waho wa mbere ndagira ngo tuyasome mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we komeza ibirero byawe byera, higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho rwose pe. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe. Aya magambo ni amagambo uyu muhanuzi Nahumu yahanuye ubwo ni umukozi w'Imana, murabyumva, yari umukozi w'Imana mu gihe cya kera arimo avuga ijambo ry'Imana. Aravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi, dore mu ngo z'abantu, dore mu macumba abantu bacumbitsemo hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Aravuga ngo Yuda we, reka Yuda mwitiranye nawe. Yuda we umva, wa munyakigali we, wa munyabugesera we, ngo amaguru yuzanye inkuru nziza kuko mu mpinga z'imisozi hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Ati Yuda we komeza ibirori byawe, oya wicika intege, ongera ukomeze, komeza ibirori byawe, komeza ibirori byawe. Aya magambo ni igihe Nahumu yari amaze igihe afite inkuru zitari z'ibyiringiro, yari amaze igihe gikomeye cyane, afite ibibazo bikomeye muri we, ariko abyuka mu gitondo kare yumva ijwi rirenga, yumva ijwi rihamagara rituruka mu misozi itandukanye. Nawe uyu mwanya ndagutangariza ko ushobora kumva amagambo cyangwa se ijwi ritandukanye n'igeri rimaze iminsi ku buzima bwawe. Wari umaranye inkuru ikomeye kuri wowe, wari umaranye inkuru y'amarira, wari umaranye inkuru y'amaganya, wari umaze igihe gikomeye cyane ku buzima bwawe wihebye, ariko ndagutangariza ko iri jwi Nahumu yumvise nawe waryumva mu izina rya Yesu. Mani mu mugisha. Uwo mukozi w'Imana cyangwa uwo muhanuzi mu buryo bwumvikana yarafite inkuru mu bihe bishize nk'uko bivuze zitari nziza, abantu bari bamerewe nabi cyane, ariko aravuga ngo dore amaguru mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Ndagira ngo ngutangarize yuko ushobora kuba uri mu ijoro ariko bugaca mu gitondo wumva hari icyo Imana yakoze. Iramubwira ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera, higura imihigo ya kuko umunyabibi, hari umunyabibi ukumazeho iminsi. Ndagutangariza wowe udukurikiranye, ndakubwira aya makuru. Hari umunyabibi umaze iminsi ku buzima bwawe, arahari. Hari umuntu umaze iminsi ahonda agatoki ku kandi, hari amakuru batangaje kuri wowe, hari amagambo yakuvuzweho y'ibinyoma, hari amagambo yavuzwe ku buzima bwawe agusebya, hari amagambo ataravuzwe yavuzwe atagambiriye kukwifuriza icyiza. Umva ngo Yuda we komeza ibirori byawe. Yuda we umva wa mukristo we komeza ibirori byawe, komeza upanga imishinga kuko Imana igiye gushyigikira abantu bayo. Imana mu gihe nk'iki hari igihe Imana igiye gushyigikira abantu bayo. Imana igiye gushyigikira abantu bayo muri corona. Haleluya. Imana igiye gushyigikira abantu bayo mu bihe bibi cyane bigoye. Imana igiye gushyigikira abantu bayo mu gihe bafungiranye mu mazu. Amaguru yuzanye inkuru nziza ku bantu b'Imana. Twabatangarizaga ayo magambo. Uyu mwanya wowe udukurikiranye urasabwa iki? Eso lesi for cette étape for the sens. Hari icyo usabwa kugira ngo azodraya amagambo ari ku buzima bwawe ahinduke. Wabaye ikiro ry'imigani, warasenze bakwita tope for sens, inzererezi. Wagiye mu butayi bavuga ko ugiye mu barozi n'abapfumu. Yemwe wasize umugabo umubwira ko ugiye mu cyumba cyo gusenga, yumva ko ugiye mu busambanyi. Ariko uyu mwanya ndagutangariza ngo amakuru atandukanye n'amaze iminsi ku buzima bwawe. Uyu mwanya hari ijwi riyamanuye kandi ijwi rivuye mu ijuru, ezoteko pevovance, ugiye kuzamurwa n'Uwiteka. Bw'iyi nkuru yumvikanye ku buzima bwawe, tangariza abantu, bwira abantu inkuru nziza. Yezotefe sisivozance, hari ibintu bihindutse, hari ibintu Imana ihinduye kuri wowe, hari inyandiko ihindutse, hari ibyapa bihindutse. Azoteke bevovance, uhinduriwe izina muri iki gitondo, hindura izina muri uyu mwanya. Uyu mwanya hari ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Aho uri hose pfukama, aho uri tugufashe gusenga Imana. Imana
igukomereze muri iyi nkuru nziza ikwakirije, Mana igukomereze muri iyi nkuru nziza ikubwiye, Mana igukomereze muri iyi nkuru nziza ivuganye nawe. Habwa umugisha n'Imana muri Kristo Yesu. Umva Yuda we, komeza ibirori byawe, komeza ibirori byawe. Oya reka wicika intege, komeza upanga imishinga, Imana iragushyigikiye. Komeza ugendagende ukora ibyo washaka gukora, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ariko ndagira ngo nkubwire, muri iki gihe cya none abantu barahombye, abantu bahura n'ibibazo. Ndagira ngo niba wizera iri jambo ry'Imana rigufashe, kuko Imana igiye kugaruka ku bantu bayo. Ndagutangariza ko itabata, ndagutangariza ko itabareka. Ntabwo Imana yareka ubwoko bwayo. Umva Yuda we, Imana iraje ku buzima bwawe. Reka udusengera Imana, mukozi w'Imana dusengera Imana. Ijambo nicyo nashaka kubatangariza. Imana ihabwe icyubahiro. Mwami Yesu uri Imana y'amahoro, uyu mwanya kubw'ijambo ryawe ryiza. Zotraya uracyari kumwe natwe, ntabwo ujya udutererana. Mwanya ha dosifo abadukurikiye reka bahabwe umugisha nawe. Umwanya bazamurirwe mu ijambo ryawe. By'amagambo y'ihumure yakomeza imitima yabo, zababera impamba n'urwego bazabageza mu ijuru. Bahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu. Amen.